filime nyarwanda noneho ni ibicika. Kigali Youth Talent kuzana filime y'akataraboneka yitwa Umukobwa w'umukire. Ni filime ivuga ku mukobwa witwa Kesi w'umukire ubana na mama we papa we aba muri Amerika amwohereza amafaranga menshi buri kwezi, none yisanze mu rukundo n'umusore w'umukene witwa Sam. Sibyo sinzakora iki basi uziyahuye koko nibyo ushaka. Kesi mba nkubwiye sibyo, reka nkubwize ukuri pe. Kesi nta rwango ngufitiye sibyo, ndagukunda nk'umushuti wanjye kandi abizi ko nta mwanya njya mbura kuguhereza. Ku rundi ruhande Steve ni umwana wo mu bakire yigana na Kesi, arashaka yuko bakundana. Arashaje ntabwo binyoroheye, uriya mukobwa ndamukunda nawe urabizi, ariko nsanze umutima wa Samu yarawutwaye, nawe ubwawe ntabwo wazanyira kandi urabizi. Ese Steve aratsindira umutima wa Kesi ko Samu yawigaruriye? Samu agiye mu bibazo kubera ko akundana na Kesi. Ahubwo twajya diri nazana kugura n'akantu. Diro ziye zitari zo twakora. Njyewe dore ikintu wamfasha. Samu urabizi ni inzanga, urumva? Kesi kajyanye Samu mu rugo, none mama we akaba ashaka gusambana nawe. Birahirirahe birahita bishira. Sibyo none se Kesi mba nyine mubwire Oya ngwino tugende. mba nyine mubwire akantu Ngwino shangiye kugusuka. akantu kamwe nanjye kukubwira. Kurikirana filime igushe kuri YouTube channel yacu nk'ibisanzwe yitwa Kigali Youth Talent. Manuka muri comments kwa opinions, ni comment ya mbere ukike ukore subscribe, ubundi uryoherwe episode ya mbere yahageze. Umukobwa boss akazi nagashoje byabaye byiza cyane. Nibyo byabaye byiza cyane, akazi nagashoje neza cyane kwa kundi twabivuganye nahanaguye nkuko arimbye niko ntemerera rega ngiye akazi baroboro umugabo pe cyane ya harya nagusubiyemo hano nta kibazo ndabiguha sawa, ariko wagira nkaho yo umura urabizi ko akazi kanyakora neza kandi nta bimenyetso nsigaye ndahanurira byose babyita gupyeka neza ku buryo n'abadakora icyo bita iperereza kumva bararyama by'abashingamo bagira gute ngo hari agasatsi wabonye cyangwa se babonye akera. Ndakuzi ikintu noneho mwibukiraho ni hafi yo kwa Bagaturumye. Wagaturumye waranyemeje neza nende mu mavuta nende mavuta kabisa. N'uyu munsi nende mavuta nawe reka nkora akazi neza ku buryo inkuru zikugeraho neza ngo report ifatika. None urumva ko sinzi akazi se we amafaranga ndayagwa nugira ikibazo. Ariko amafaranga ndetse n'imari yanjye Maria wasise nambwe ngo nivane mu rugo ngo nagwizeye ngajye kuyigutsindira urusha gutigenda none nubize ko mba kuguye kukweza kwa polisi. Okay, none nkakuzana akazi cyane rwose vavo nsabare kazi iteguka namaze kujya mu rugo ndashanga siko kwiteza abantu mu rugo ngo biranga bakoze bose byinshi kuzana akazi go kawe tugira gute abantu mutacomoka ukabicomoka kabisa agafaranga nako nitayara ugira ikibazo vuba bareka ndakwizera amata yamfashe sawa beka amafaranga arandyoshye kazi kari keza pe mazi mari yangayize meta ishyira boss kugira ngo byose bigende neza. Ndaho muraho neza mama kuri hano bakunzi b'inzira n'umusaraba ndabashusho murereye hose. Mbere ko dukomeza nagira ngo uje muri comment ugire ijambo rimwe ubwira Cyusa, kuko Cyusa ndabizi ko yaguteganira, ndabizi ko Cyusa nawe yakubabaje kubera amagambo Cyusa yagiye abwira Sylvie, ndetse kubera ukuntu Cyusa yagiye afata uno mwana amubwira ati wacyana ngira ngo abonye amagambo Cyusa yagendaga abwira Sylvie, ndetse akabwira n'uyu mwana avuga ko iki cyana atari cyatakirira. Ese none bigiye kuba bijyanye na bitende, ngira ngo nawe uje muri comment ubundi ugire ijambo rimwe ubwira Cyusa kugira ngo utweke ko nawe watewe agahinda n'amagambo Cyusa, ndetse nawe Cyusa yaguteganira. Ndagira ngo uje muri comment ugire ijambo rimwe ubwira Cyusa, kuko nimba nayo Cyusa
cyose yakubabaje kuko by'ukuri mba kuko watewe agahinda n'ibintu cyose agenda agakora ndetse n'amagambo cyose yavuze ndagira ngo nawe ujye muri comment ubundi gira ijambo rimwe umubwira kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza ndetse dukomeze kugenda tuganira turebera hamwe ibintu byose bigiye kuba byakurikira dore ko mumaje ko nakanga mama iribagiza bwishitana ati ese hanga waje kuhamara iki ese none bigiye kugenda gute kari beshe mufite amatsiko ndetse kari beshe musigaye mwasukuntu bigiye kuba yene ndetse kari beshe musigaye mwaza muvuga ese none shitani agiye kuba yasubiza iki gusa ibyo byose ngiye kubona kubwira nsingiye no kubona kubwira gashya kabashije kuba kaba ubwina filime yari gukinwa na kindi kintu usabwa usibye gutera agatebe ubundi ugatega amatwi nkakubwira ibigiye kuba byakurikiraho byose niba koko nawe ufite amatsiko ndetse n'imba nayo koko uri kubaza ukuntu ibintu bigiye kuba byagera dore ko navuga kamwe amaje no kora ko mama iribagiza nawe amaje gushima Imana ndetse yamaje kuvuga ati kamarade nayo mire ngomba kuzagira ikintu mani mara kubona imitungo yanjye ngomba kuzabitura ineza bangire ngomba kuzabitura ibintu bari kunkora kuko ibintu bankoreye birandenze cyane ko navuga ko kamarade nayo mire amaje kugira gutyo undi bakazana umuti bakawuha mama iribagiza none mukamwe amaje kubona ko mama iribagiza yongeye kuba yakina ndetse mama iribagiza ari gushima Imana ndagira ngo nawe uje muri comment wandike amen amen nimba niko ko washimiye Imana kongera kubona mama iribagiza yongeye kugaruka mu buzima nimba niko kongeye kubona mama iribagiza yishimye bikana byagushimishije ndagira ngo nawe uje muri comment wandikemo amen amen kuko mwakomeje kubona ko mama iribagiza akomeje kugenda avuga ati Mana warakoze Mana wakoze ngira ngo beshi byabateyagane ndetse beshi byanabashimishije cyane kubona mama iribagiza yongeye kugaruka mu buzima ese none bigiye kuba byagenda bitagace kagiye kuza kameze gute kari beshi mufite amatsiko ndetse kari beshi muri kubaza ukuntu ibintu bigiye kuba byagenda gusa tugiye kuba twaganira ndetse turebera hamwe n'ibigiye kuba byakurikiraho byose ngiye mugiye kubana ushatse wanyita Tik Blaze ngo hayi kaze ninge ryajwi abanini kakajwi je kubona kugira gashya kabanye ndetse nkubwire n'ibigiye kuba byakurikiraho byose deko navuga ko cyusa akomeje kwerekana yuko nta keza ke ndetse mukomeje kubona ko cyusa nawe nta keza ke ndetse mwagiye mutegwaganira n'amagambo cyusa yagiye avuga ndetse n'ibikorwa bya cyusa bikomeje kugenda bibabaza cyane ese none bizagenda gute ko cyusa yakomeje gusaba imbabazi iribagiza ese iribagiza nava kwa muganga cyusa akamusaba imbabazi muri kubona iribagiza kwe kuba yaha imbabazi cyusa bitewe n'ukuntu muri kubona cyusa ndetse bitewe n'ukuntu muri kubona ko cyusa nta keza ke bitewe n'ukuntu muri kubona ko cyusa nta muhagira nta mutima agira gira mwabonye kwanga Sylvia mubwiye ati umwana ndamutoragwa ariko ngomba kuba namwitaho kuko sinzi ikintu yazize ese none bigiye kugenda gute ko cyusa akomeje kwerekana yuko nta keza ke bigiye kuba byagenda bitendagira nawe uje muri comment undi ugira ijambo rimwe umubwira kugira ngo dukomeze kugenda tuganira ndetse dukomeze kugenda tuyibira hamwe ibigiye kuba byakurikiraho byose ndetse mbabwira ko hanga ibintu bigiye kuba byajyo ndetse mu rugiye kwaka ndetse ibyo bishe mufite amatsiko ndetse ibyo bishe maze igihe kirekire mwibaza mugiye kubona ko bigiye kuba byagirwa cyane ko navuga ko urugemwe nawe ibyo bigiye kuba byajya ku karo ndetse navuga ko urugemwe nawe intambara igiye kuba yavuga gati ya rugemwe ndetse na shitani njya mubonye ko urugemwe babubwiye ati genda unzanire igikapu cyanjye gusa mubonye ko igikapu n'undi umwana atagihari ndetse umwana Sylvia amaje kuba yamutwara ese none bigiye kugira ngo turugemwe naramukabuze kino gikapu kirimo umwana wa Isimbi biraza kuba byajyana bite none ko hanga shitani arahita yisaza none ko mugiye kubona ko intambara igiye kuba yaba intambara ndetse mugiye kubona ko episode igiye kuza ari urugendo ndetse igiye kuza ari umuntu ndetse ibyo bishimwifuza muri beshi mugiye kubona yuko bigiye kuba byatangira kugerwa cyane yuko mugiye kubona yuko hanga shitani nawe agiye gutangira guhangana na rugemwe ndetse bagiye kuba banze bakomeye cyane ese none biraza kugira gute rugemwe ari bwaze kwisobanura iki none rugemwe ari bwaze kubigenza gute rugemwe ari bwaze gukora ikintu gikapu ko mwamaje kubona ko iki gikapu cyari kirimo umwana w'Isimbi gusa mwamaje kubona ko Imana yakoze ibisa nk'ibitangaza umwana akaba yongeye kugaruka kwasa akaba yagarutse kwa cyusa gusa mwabonye ko cyusa atigeze yakira uno mwana yavuze ati sinshobora kurera amaraso atarangiye gusa cyusa nagazi yuko uno mwana ari wa Isimbi nagazi yuko uno mwana ari amaraso ese none bizagenda gute Isimbi azabona umwana yabigenze gute ko mwabonye ko cyusa Isimbi nawe agahenda kamurenze ko mwabonye ko Isimbi byamucanze ko mwabonye ko Isimbi yabuze icyakura none biraza kuba byagenda bitekanga ibintu bikomeje kuba byaryo akomeje kubona kino filime yacu komeje kuba yakurikira iryoshye cyane ese none Isimbi agiye kuba yakora iki Isimbi akomeje kuvuga ati ngomba kuba najya kuri polisi nkajya gutanga ikirego kuko namaje kubona yuko nawe ushobora kuwushyigikiye umugabo wako kuko ndabizi yuko ari umugabo wantwariye umwana ese none bigiye kugenda gute nawe amatsiko nimeshi mbere ko dukomeza rya manze nkoreka filime nziza cyane filime iri gucira filime yagiye kundwa na beshi filime abeshi bagiye bona ubundi bakayira ndagira ngo nawe manzuri baka video ubundi ndaza tugana ndetse mbabwira ndashye kabashije kuba kaba ubwo ino filime yari gukinwa One official ni banka after banka twabazane filimi y'akataramunika mu Rwanda iyo mbimenya series Wani ni umukobwa mukuru w'umuryango ariko ukennye abayeho na mama we na murumuna we gusa ubuzima buragoye amashuri n'inzozi kubera ubushobozi Wani yafashe icyemezo cyo gushaka akazi mu mujyi kugira ngo murumuna we yige gusa icyo atamenye nibwo urugamba rutangiye ko ageze mu rugo rushya agahura na Moni umukobwa w'imyitwarire mibi gusa nta kindi amukorera usibye kumutoteza TikTok maze gukora abantu
n'isoni mama bintu wagiye ihangana byige uyu munsi ntabwo mpa amahoro umva toka hashize igihe wanahuye n'umukunzi we wa kera ariko Moni nawe aramukunda ubu ni haba hagiye gushya nimba niyo minzani yawe wirirwa undatira ibintu byawe undatira nzumva n'akadomo kamwe hariho wabibwiye muri ubu nubwo yaza nakubwire nubwo yaza akitwara gute ibyo yakora byose Wani ubahanganye n'ibigeragezo byose urukundo ubukene ndetse n'ubuzima ibintu uko bikomeje kuba danje Wani azatsinda ibigeragezo byose urukundo rwakira ruzagaruka Moni azatsinda Wani aragenda ariko bizarangira gute kurikirana filimi iyo mbimenya kuri Wani Official kuri subscribe itazagucika cyangwa muri comment ya mbere twayipininze Ayi nguko rero twikomeje ngamajije kuna kwanga ibintu bikomeje kuba byagurana ngamajije kuna kanga ibintu bikomeje kuba byahindura isura ese none bigiye kugenda gute kari beshi mufite amatsiko kari beshi mutegereje agace kagiye koza ndetse beshi muri kwibaza kuntu bigiye kuba byagenda cyane iyo kari beshi mwiteguye kubona iribagiza yabye iri beshi mwiteguye kubona iribagiza zanye umwana cyane yuko mwamajije kuna kwanga iribagiza nawe yamajije kuba yakwibaruka umwana ese none bigiye kugenda gute kwanga mwamajije kuna ko na Sylvie nawe amajije kuzana umwana hanga kwacyusa gusa cyusa ntaga mwakire neza ndetse cyusa avuze yuko agomba kuba yakora uyu mwana ahanga ese none bizagenda gutecyusa namukamenye yuko umwana ari kwanga umwana ari kwirukana ari amaraso ndetse ari umwana wa isimbi bizagenda gute kangaha ibintu bizabigiye kurya ndetse ibyo bishi mukomeje kugenda mutegereza ndetse ibyo bishi mwakomeje kugenda mwandika muri comment uvuga ati cyusa ibintu gukora ni ibiki cyusa waretse ibintu uri kuvuga ni ibiki ko cyusa nta mutima ugira bigiye noneho kuba byagenda gute ese noneho iribagiza kagiye kuba yagaruka azahimba bazicyusa ko mwabonye ko hanga iribagiza afitanye ikibazo na cyusa ndetse iribagiza yanze kuba yahimba bazicyusa kubera ibintu cyusa yakora iribagiza ngiye mwese murabizi ibintu cyusa yakora iribagiza ndetse murabizi ukuntu iribagiza yagize agahenda keshe mumva kanga ibintu bigiye kuba byaba gatogo ndetse ibintu bigiye kuba byaryo ndetse ibintu mwifuzaga muri beshi ndetse ibyo beshi maze igihe kirekire mutegereje cyane yuko mugiye kuba mwabona ko ibintu bigiye kuba byaryo mwamashini uko nakanga kwa rugingo naho ibintu bikomeje kuba byahindura ndetse kwa rugingo nakomeje kuba haba intambara zidasanzwe amamashini ko nakanga nyina ntambara ndetse na mama iribagiza bakomeje kugenda baterana amagambo hanga babonye ko Fabien ndetse na mama nyina ntambara bakomeje kugenda babwira mama iribagiza amagambo atari meza ndetse amagambo amusesereza ese none bigiye kuba byagenda gute kanga mama iribagiza babwiye ko azabakora mu mitungo ndetse bazayivamo ndetse bakanayivamo nabi cyane bizagenda gute ese rugiye mwazemera kuba yava mu mitungo ye kwa iribagiza ese none nagira mu rukiko niki kizamushinja ko bakomeje kuna ko rugiye bakomeje kohereza abicanyi ndetse abicanyi bakomeje kugenda batsibanganya ibimenyetso byose bya rugiye ngira mwabonye kwanga rugiye mwayohereje shitani ndetse yanamuhaye miliyoni 3 kugira ngo abashe kuba yajya kugira ibyo mukimurira urumva kanga rugiye bakomeje kugenda sibanganya ibimenyetso ese none bigiye kugenda gute ko kamarade n'Emile nabo bagiye kuba baharugiye mu isomo ndetse bagiye kwereka rugiye mwa yuko ibyo ari gukora byose ari kwibeshya cyane none biraza kuba byagenda nakomeje no kubona kwanga kamarade ndetse na Emile bakomeje kugenda bakurudukuryo ndetse bakomeje kugenda babatungura cyane ndetse bishimo bakomeje kugenda mubishimira bitewe n'ibintu bari gukora ese none bigiye kuba bijyagenda bite kumwe amajije kubona kanga kamarade ndetse n'umugore bakomeje kumvisha Anita ndetse na Emile ko bagomba kuba babana bigiye kuba byagenda gute ese none arena aramukamenye yuko Anita yashakanye na Emile bizagenda gute ese azarekera kwiruka kuri kamarade azarekera kwiruka kuri Anita nawe amatsiko n'imesi ndetse nawe uri kwifuza yuko Anita ndetse na Emile babana gusa mugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byaryo ndetse mugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byajya ku murongo nkuko byo beshi muri kwifuza mugiye kubona ko bigiye kuba byagaragara muri ino filime cyane ko twamajije kwinjira muri season 5 season y'uburyo season igiye kuba yabatungura cyane ndetse season igiye kugaragaramo season iyi filime ziramusana ndetse mugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byaryo ndetse ibintu bigiye kuba byajya ku murongo ibyo bishimwifuzaga ndetse ibyo bishimwe mufite amatsiko mugiye kubona yuko bigiye kuba byatangira kugaragara ese none biraza kuba byagenda gute nawe amatsiko nimeshi gusa nta kindi kintu usabwa usibye kujya kuri Big Family TV ubundi ukakanda subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza ndetse ugafungura inzogera kugira ngo umunsi no filime izagisohoka uzajye tuyibona mu bambere uzajye tukanda kuri comment ubundi uvuga ati number 1 kari akantu ka number 1 burana gakunze cyane ku muntu ukana kuri filime gatandika ngo mbaye wa mbere abira bintu ni ibintu byiza cyane ibintu bitwereka yuko murekeje ndetse n'ibintu bitwereka yuko ino filime muyikunda natwe tugakomeza gushyiramo imbaraga kugira ngo tugende tuyibaha imeze neza umunsi ku munsi ese none bigiye kugenda gute nawe amatsiko ni menshi gusa ugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byajya cyane ko mugiye no kubona ko iribagiza nabagiye kuba yagaruka ndetse iribagiza agiye kugaruka afite umwana iribagiza agiye kugaruka yarabyaye ndetse bakomeje no kubona ko cyusa nawe yakomeje kugenda byitegura gusa amajije kubona ko cyusa nawe nta keza ke ndetse cyusa yabateye agenda
cyose yababaje bitewe n'ibintu cyose yakoze bitewe n'amagambo cyose yabwiye uno mwana mutoya cyane w'uruhinja ugitamba mbuga utazi n'ibijya mbere ngira ngo bonye ko cyose yakomezaga kumubwira amagambo mabi nkaho basanzwe bafitanye beef nko asanzwe amuzi ariko ibintu cyose ari gukora ntago ari byo ndagira ngo rero nawe nimbagiye muri comment twamugira inama ndagira nkubwire ko ukoze cyane ndetse inama umugira ishobora kuba yagira akamaro cyose wenda akabasha kuba yakwisubira kuko ndabizi ko ari benshi biri kugenda biteragenda n'ibintu cyose ari kugenda akora ese none bigiye kugenda gute nawe amatsiko ni menshi ndetse nawe uri kubaza ukuntu ibintu bigiye kuba byagenda tugiye kuba twaganira ndetse turebere hamwe ukuntu ibintu bigiye kuba byagenda ndetse babwire n'ukuntu episode y'ejo imeze ndetse igiye kuza imeze dore ko tumaje kuganira ibyabashije kuba byagaragara muri ino filime gusa noneho ngiye kuba nababwira ukuntu hanga wita Isimba agiye kuba yagira gutyo ndakagaruka hanga kwa Rugemwa ese noneho Isimba nagaruka hanga kwa Rugemwa bizagenda gute ese Isimba naza kwa Sylvie azabona umwana we nawe ndabizi ko aricyo kintu uri kwifuza ndetse nawe aricyo kintu ugomba kuba wasengera cyane kuko byagenda tugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byahindura isura ndetse ibyo bishimwifuzaga ndetse ibyo bishimaze igihe kirekire mutegereje mugiye gutangira kubona yuko bigiye kuba byatangira kugaragaramo nta kindi kintu usabwa nyaboneka nawe urakizi si ngombwa ngo gisubiremo nawe urabizi icyo ugomba kuba wakora tugiye kuba twaganira ndetse turebera hamwe bigiye kuba byakurikiraho byose ndetse nkumara n'amatsiko nkubwira ko hanga iribagiza nawe agiye kuba yakwibaruka nta mahwa ese bigiye kugenda gute nawe nicyo kintu utegereje ndetse nawe niyo mpamvu ufunguye ino video ushaka kugira ngo umenye ukuntu ibintu bigiye kuba byagenda gusanga aho hageze nta hantu hanyaho dore ko hanga mugiye kubona ko umuntu ugiye kwaga mugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byakugera kuri yo ndetse mugiye kubona ko narangirwa nawe agiye kuba yazanga kwa Rugemwe undi agafata Rugemwe ese none Rugemwe bwaze kubigenza gute Rugemwe bwaze kubyitwara amabuto cyane ko Rugemwe nawe agiye kuhita amenya ukuri agiye kumenya yuko shitani yaragiye kuba yagurisha umwuzukuru ese none birazagenda gute Isimba azabona umwana we gute no ushobora kujya muri comment ukagira inama ugira Isimba cyangwa ijambo wabwira Isimba kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza ndetse dukomeze kugenda tuganira turebera hamwe bigiye kuba byakurikiraho byose dore ko igiye kuba yasohoka mu kanya gato cyane hagiye gusohoka episode ya gatatu season ya gatanu mugiye kubona ko ibintu bigiye kurya ndetse mugiye kubona ko season gatanu igiye gukomeza ari uburyo ndetse season gatanu igiye kuba yagaragaramo finale iyi filime kuba mwifuza kuvuga ati ese ino filime izarangira bigenze gute ino filime bizagenda gute ibyo bizarangira gute ese tuzabona Rugemwe afungwa byose mugiye kubibona ndetse ibyo mwifuzaga muri benshi ndagira mbabwire ko mugiye gutangira kubona ndetse ibyo mumaze igihe kirekire mutegereje mureba ino filime mugira ngo mubibone mugiye gutangira kubona ko bigiye gutangira kugaragaramo kandi mugiye kubona ko ino filime yacu igiye gutangira kuri iryoshye cyane cyane ko mumaje kubona ko hanga Rugemwe ndetse n'umuyobozi w'umudugudu ariwo Uncle Anita bakomeje gupangana Rugemwe ko bagomba kuba bajya kwataka Emile ndetse na Kamade kugira ngo babashe kuba babaka imbunda gusa mwabonye ko Kamade na Emile nta mikino ndetse babonye ko Kamade na Emile nabo babizi yuko Rugemwe ndetse na Alain nabo bakomeje kubahiga cyane ngira ngo babonye ko nabo bafite ubwirinzi bamaje no kwitegura ndetse bari no gupanga kuba bakwimuka kugira ngo babashe kuba bahonga Rugemwe atazaza kubagira nabi cyangwa ngo araje kubagira nabaje gutwara imbunda ese none bigiye kugenda gute kanga bamaje kubona ko Emile yongeye kubona Anita ndetse mwabonye ko hanga Anita yongeye kwishima ndetse agaseka ndetse na Emile ukabona yuko yongeye kwishima bigiye kuba bijyagenda tumaje ko nakanga cyusa nawe ndetse na Sylvie akomeje kugenda bishimira ukuntu iribagiza agiye kuba yabyaranye turi kumva kanga Sylvie yabyishimiye avuga ati ubu ngubu ntago uzongera kwitwa cyusa ubu ngubu ugiye kugira izina bagiye bakwita papa kanaka wabonye ko ari ibintu bari bishimiye ndetse wabonye ko ari ibintu byari byabarenze bose ngira ngo wabonye ko byari ibintu byiza cyane ndetse byari ibintu bishimishije cyane ndetse nawe ndabizi ko byagushimishije kumva ko iribagiza agiye kuba yabyara nyamuneka rero ntugende muri ntugende utabwira iribagiza ati congratulations ntugende utagiye muri comment ngo ugire ijambo bwira iribagiza y'ukuntu yabye ugira akagambo bikeza umubwira